bose bari bicaye mu rukiko rwa gisirikare, bicaye imbaga y'abasirikare arimo bari kubaburanisha. Umuntu ati ni gute waburana n'umusirikare uri umusivili? Bamerewe bate? Rwanda, uku rukiko rwa gisirikare ni abantu benshi bari bateraniye bakeneye kumenya imyanzuro iri buvuye muri ruriya rukiko. Bakigera ku rukiko rero, abo bantu nta muntu wari wemerewe gufotora cyangwa se ngo abe yafata ishusho iryo ari ryo ryose hariya ku rukiko rwa gisirikare, abe yarifata bari abantu bafunzwe. Mu rukiko hari umuhezo, nta munyamakuru wari wemerewe kujyayo. Abantu bose bari hanze aho. Hanze hari umuvugutanyo menshi cyane w'abantu bari baje kureba izi inshuti zabo zifunzwe. Hari imiryango, hakaba inshuti, abo bose bari baje kureba aba bantu bafunzwe. Ariko nanone mu muhezo, Rigani Rugaju yari yicaye, hanyuma bamubaza ibyaha byose akurikiranweho, arangije aravuga ati ibyo byose ndabihakana. Abantu 21 rero b'abasivile ndetse uteranyijeho n'abo ofisiye bagera kuri 4. Mu itangazo rya RDF yari yatangaje yuko yafunze abantu b'abasivile 20 ndetse n'abaofisiye 2, ariko abo baje kwiyongera. Kuko niba mubyibuka neza, Anta ntabwo yari yakageze mu rukiko, ntibari bakamufashe, ariko yaje kwiyongeraho. Nanone mu rukiko harimo abasivili 20 bambaye impuzankano iyi muri kubona Rigani Rugaju yambaye. Abo nibo abasivili bari bambaye, ariko nanone hari abasirikare 2 bambaye impuzankano ya gisirikare, hakazamo n'abandi ba ofisiye 2 bari bambaye imyenda itandukanye n'iy'abasirikare. Abo bose rero baboraniye mu muhezo, nta munyamakuru wari uriyo yicayeyo. Rigaju Rugano rero buri muntu wese ari kumusengera akavuga ati Imana idufashe Rigani Rugaju avemo. Gusa nanone nubwo baburanishijwe, bafunzwe iminsi 30 y'agateganyo, nta myanzuro yavuyemo bavuge niba bafunguye cyangwa se niba ibyaha bibahama, ahubwo turacyategereje ibizavamo. Abakurikiranira hafi Radio Rwanda mu rubuga rw'imikino, mwumvishe uburyo Ruvuyanga yahamagaye umunyamakuru wabo wari batumye hariya ku rukiko, hanyuma ngasobanure uko ibintu byagenze. Uwo ni Callixte Kaberuka watanze amakuru ku bantu bari bakurikiye Radio Rwanda. Yagize ati turi hano ku rukiko, ariko nta munyamakuru cyangwa se buri muntu wese wafotora ifoto cyangwa ngo abe yafata video. Ibyo yabihanirwa aramutse abikoze. Ariko hari abantu benshi cyane, ati bamwe nabo mu miryango, abandi ni inshuti z'aba bantu bafunzwe, ndetse abandi ni abanyamakuru. Ariko abo bose kamera babitse, amatelefoni babitse, kugira ngo hatagira uza gufotora. Ati kuko hagize ufotora yabihanirwa n'amategeko cyangwa se n'urukiko rwa gisirikare. Kaberuka ati hari abanyamakuru 3 bari gushinjwa ndetse n'abasivili, ubwo bose hamwe ni 21 kuko hingiyemo Anta. Atabo bose bicanga mu rukiko kandi bambaye imyenda y'imfungwa za gisirikare. Ati hari abasirikare 2, abo basirikare baje bambaye impuzankano ya gisirikare. Ariko hari abandi ba ofisiye nabo baje bambaye imyenda ya gisirikare. Uyu mu ofisiye muri kubonana imbere yanyu, uyu ni umu ofisiye wakomeje gucicikana ku mbuga nkoranyambaga, ariko ayoboye imfungwa n'abagororwa hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Abantu rero bakomeje gutegereza ngo babone ibirava mu myanzuro, ariko biza kurangira batashe nyine imyanzuro itagaragaye. Callixte Kaberuka ati ubu ngubu dushobora kumva ngo bagiye gufungwa iminsi 30 y'agateganyo bari hanze, cyangwa se ngo bitewe n'uburemere bw'icyaha bakabagumisha muri gereza nyine. Ubu bafunzwe iminsi 30. Muri iyo minsi 30 rero niyo bari kuburanamo. Buri muntu wese yari ari ku mava ari kuvuga ati Imana dufashe tubone Rigani Rugaju avuyemo, cyangwa se Imana dufashe tubone Rikara avuyemo, ndetse n'abajangwane. Ariko byaje kurangira nyine ibyo ku rukiko tutamenyeje ibyo ari byo, ahubwo aba bantu baracyari muri gereza. Mwagiye mwumva abanyamakuru bo kuri mbuga nkoranyambaga barimo bavuga bati Rugaju Rigani yahakanye ibyaha, ati Rikari yahakanye ibyaha. Ariko muri abo bose nubwo bavuga gutyo, nta winjiye mu rukiko ngo abashe kumenya ngo byagenze bite, ahubwo abo bose bari hanze. Ababura nabo bari mu rukiko nyine. Gusa nanone abanyamategeko babo nabo bari bahari. Abasivili 20 bose bari bicaye mu rukiko rwa gisirikare, bicaye imbaga y'abasirikare arimo bari kubaburanisha.
umuntu ati ni gute waburana n'umusirikare uri umusivili hanyuma ukabasha gutekereza neza ibyo ugomba kuvuga? Ati reka reka ntabwo bibaho. Nguko uko rero mu rukiko byari byifashe, amafoto yagiye acicikana ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, ariko nanone nta munyamakuru wari wemerewe kwinjiramo. Ariko se nanone aba bantu bose uko bafashwe niko bariye kuri aya mafaranga ya Minisiteri y'Ingabura, niko bose bariganyije cyangwa se bakoze inyandiko itemewe bashaka kurya nyine ku mafaranga ya gisirikare. Gusa nanone ngo iyo umusivili akoranye icyaha n'umusirikare, abo bose bafungirwa hamwe kandi bakaburanishwa n'inkiko za gisirikare. Amakuru amwe n'amwe agenda avuga yuko aba basivili bashobora kuba batarakoze ibi byaha biremereye gutyo nk'uko nyine amafaranga ashobora kuba yaranyerejwe, atariko nanone bakaba bafite amakuru yo kuba bashinja nyine bari abo ofisiye wenda bakaba aribo bayatwaye. Nguwo Rigani Rugaju, nguwo Rikadi, nguwo Jangwani, nguwo Anta, aba bose bari kugenda babasengera bavuga bati Imana izadufashe bavemo. Ati nuko n'ubundi nta n'ukuntu umusivili yajya muri banke ya gisirikare agakura amafaranga. Ati ahubwo aba ngaba bashobora kuba bafite amakuru nyine kugira ngo bazayatange kure bari abasirikare barimo baburanishwa. Nguko uko rero byifashe ku rukiko, nguko uko bakomeje gufungwa kandi bambaye impuzankano ya gisirikare nyine y'imfungwa. Ngira ngo ni imyenda y'icyatsi aba basivili bambaye. Iyi myenda akaba ari ikoreshwa nyine mu mfungwa za gisirikare, ndabetse ubwo y'abasirikare nyine bafunzwe ni imyenda baba bambaye. Abasivili nabo rero niyo myenda bambaye. Ngira ngo mwamugeze kumubona Rugaju Rigani ari gucicikana ku mbuga nkoranyambaga yambaye imyenda atishimye, ipinga imbere y'urukiko. Yo, reka dukomeze gusabira rero Rigani Rugaju ngo azabashe kuva muri gereza. Nguko rero uko byifashe ku rukiko, abantu bari benshi cyane baje nyine hano ku rukiko, yaba abanyamakuru, yaba imiryango ndetse n'inshuti, abo bose bari baje kumva ibirabera mu rukiko. Ariko mu rukiko hari umuhezo, hari ababurana ndetse hakaba n'ababuranisha. Abanyamakuru ntibari bemerewe kwinjira hariya mu rukiko. Ngayo nguko rero uko byari byifashe hariya ku rukiko. Reka nkwisabire ngiye gukomeza kunshigikira ugakanda kuri buto subscribe kugira ngo amakuru nzajya nkora azajya ahita kugeraho mu ba mbere. Mugire ibihe byiza, ndabashimiye.